urukundo ni urukundo burya nubwo bavuga ngo akenshi bakunda kuvuga ngo abakobwa ngo bakunda amafaranga bakunda iki ariko hari igihe urukundo ruza ukumva umuntu umwimariyemo ntunarebe iby'amafaranga ukumva wishakira wa muntu ngo niba umukunze mutware ngo no hasi araharyama urabona umusaza w'imyaka 70-80 aravugana n'umwana w'imyaka 15 14 13 ukabona umukecuru w'imyaka 70 aravugana n'umuhungu w'imyaka 14 15 umukecuru tushobora kumubwira ngo umukecuru waramutse akubwira ngo umukecuru ni nyuko uranyita umukecuru warambyaye yego uranyita umukecuru narakubyaye ahubwo none agahindukira akavuga ati mwana wanjye wino twisohokanire kubona umukecuru imyaka 80 asohokanye n'umuhungu imyaka 15 none se byabitwa kabona umusaza ungana na ndanda asohokanye na Keria w'imyaka 20 ndavuga wa mukecuru na wa musaza nabo hari ari gutakaza icyubahiro muri bo hari no gutakaza icyizere muri bo n'imiryango yabo ndetse no gutakaza umutungo kuko iyo bagiye batangana menshi reka ikintu cyaba cyarambaye mu buzima nuko nkiri umupolisi nihaye ikibari subiyeyo ndabihanyirwa ndabifungirwa ndongera ndakiha umugore ukazana umugore ku mbuga nkoranyambaga rugo ndakurahiye ntabwo rushobora kurama kera ubundi impamvu abantu babanaga kabone nubwo ayo makosa yabagaho mu rugo ariko bakihanganirana habagaho umuranga ariko nta muranga ukibaho umuranga uriho ubu ni Facebook ni Instagram ni WhatsApp abo nibo baranga nuko ibi mishakire y'iki gihe nyabuneka iteye ikibazo kuko imanza ziri mu nkiko z'ubutane zikubye inshuro 10 mu myaka 5 yashize tubaye ikaze bakunze Ikirenga TV nk'ibisanzwe ni Innocent nkuko mubibona turacyari kuri hotel Auberge ikaze ni hotel nziza iri mu mahumbezi y'akarere ka Musanze ni mu Kizungu ku muhanda w'amapave ujya ku ishuri ry'umuyigiro rya Ines Ruhengeri uyu munsi rero nkuko mwatangiye kubibona turi kumwe n'umusaza w'inararibonye wamenyekanye cyane muri filime Ikiriyo cy'urukundo ntabwo ari bwo bwa mbere mwamubona reka tumwakire murakoze cyane nitwa Setora Janvier nkuko bivuze nyina mu Ikiriyo cy'urukundo ni filime nyarwanda itambuka kuri Iris TV Rwanda nkakina rero muri iyo filime nyina nitwa Ndanda Papa James nkaba nkomoka ku ntebe y'ingwe turabakiriye cyane Papa James murakoze cyane kuba munyakira hano kuri Ikirenga TV nanjye ndabashimiye Yes, mwayibonye rero turi kumwe n'umustar nzi neza ko mwamudutumye kenshi maravuga turamusaza rwose turamukeneye kugira ngo atuganize ku Ikirenga TV twamubazaniye rero na hanyu kugira ngo muganire nawe nahandi muganirira uretse kujya muri comment mukamusuhuza cyangwa se mukajya n'icyo mumubaza cyane ko azaba abakurikiye cyane reka tumwakire rero atunyuremo gakeya abashe nk'umuntu w'inararibonye nekeza kariwe muntu mukuru hari mu Ikiriyo cy'urukundo urakoze reka ariko nanjye mbanze nsuhuza abakurikiye Ikirenga TV babwira ngo mukomere cyane kandi mujye mukora subscribe mukore share ndetse mukore na like na comment nazo ziba zikenewe kuko tuba turi kumwe namwe mu Ikiriyo cy'urukundo ushobora kuba ari wowe muntu mukuru urimo ninjye mukuru iyo urebye usanga ninjye mukuru uretse ko ari n'abandi bagenda bangwa mu ntege ariko urebye ninjye mukuru niyo mpamvu twatubasabye nk'umuntu ufite ubwo bunararibonye kugira ngo dufashe gusesengura neza Ikiriyo cy'urukundo ubundi Ikiriyo cy'urukundo ukibona gute mbese kuki cyitwa ikiriyo kuki gerageza udusesengurire nk'abantu bakurikiye Ikirenga TV bakunze rero Ikirenga TV mukunda kandi Ikiriyo cy'urukundo nagira mbabwire Ikiriyo cy'urukundo icyo bisobanuye ubundi Ikiriyo iyo bavuze Ikiriyo buri wese ahita yumva ko ari ahantu bagize ibyago akaba ari Ikiriyo nyine ahantu bagize ibyago ariko no mu Ikiriyo cy'urukundo harimo urukundo akaba n'ikiriyo ni ibintu bihabanye kuko Ikiriyo ni Ikiriyo nyine ni ikintu kibabaje ariko urukundo ni ikintu gishimishije buri ntago byagagombye kujyana ariko muri filime yacu Ikiriyo cy'urukundo nuko harimo kugaragaza ko abantu bakundanye bagakundana abo muzabona bose uzabona ko harimo urukundo ariko urukundo rudashitse cyangwa se urukundo rucikamo kabiri ruturutse ku ruhande rumwe cyangwa urundi icyo gihe rero niho havuye iryo jambo ry'Ikiriyo cy'urukundo kuko gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba harimo uburyo
uzasanga nkanjye urugero ndanda uburyo umugore wanjye nkunda mama James uburyo nkunda akambuza gusesagura umutungo wo mu rugo nge siko mbibona ahubwo mwereka ko nanjye mukunda kandi mubeshya hariya mba nivongeye kugurisha inzu yanjye inzu y'umuryango ngo tujye gutura ku ntebe y'ingwe si ukumukunda si ugukunda umuryango ahubwo ni ukugira ngo amafaranga ndimo nishuzwa ndimo nakoresheje mu buryo butemewe n'umuryango utazi njye kuyishyura. Mugeze kuri episode ya kabiri hafi ya gatatu gerageza season ya gatatu gerageza usobanurire abantu bakurikiye Ikirenga TV nk'umuntu ufunguye bwa mbere ku buryo uramubwira kiro cy'urukundo kumva aho mugeze akumva uko bimeze. Nibyo nashakaga kubabwira hari mu kiro cy'urukundo ndi mu bacteri cyangwa se abakinnyi bari nk'abakinnyi bifatizo kuko ngewe ngaragaramo kenshi bitewe n'amabi niko nabivuga amabi ngenda nkorera umuryango wanjye. Hariya mfite umwana witwa Mutoni nabyaye hanze ntabwo ari Mutoni ni Toni nabyaye hanze kandi uwo twamubyaranye yaje kwiyahura yaje kwitaba Imana yiyahuye kubera ibyo bibi namukoreye akaba avukana n'umugore wanjye avukana na mama James ariko mama James ntabwo azi ko uwo mwana Toni ari uwa mwene nyina wiyahuye nanjye narabimuhisha ntabyazi ariko bikagaragara ko umugore akanyereka ko ankunda nicyo cyakiro cy'urukundo nakubwiye. Noneho igihe azamenyera rero ko umwana ari uwanjye kandi narakomeje kumwirengagiza kizaba ari ikibazo gikomeye. Nanone uwitwa Gugu na Goreti nabo n'abana banjye nabyariye ku ntebe y'ingwe nigira mu mujyi nyina aza kwitaba Imana ashize imyaka 20 ariko sinagiye no kumushingura ahubwo ikiriho ubu ndi kujya no kubahiga muri ya masambu nari narasize ku ntebe y'ingwe kugira ngo bayavemo ariho mvuga ngo njye gukora umushinga wanjye kandi nabyo mba ndi kubesha mama James ntabwo aba ari ukuri ahubwo bagira ngo mbibakuremo nabyo mbigurishe mbareke bohohe hanyuma njye gufuraha kwanjye. Ikindi wenda nacyo kigaragaramo hariya nuko abo bana witwa Gugu yaje kugira amahirwe abona akazi muri company ya Cece ariko Cece aza kumukunda cyane nk'umukozi mwiza ariko urukundo Cece yakunze Gugu rwamuteranije na Afia kuko Afia nawe yakundaga Gugu bituma rero Afia ashaka kwicisha Gugu kuko yaramaze gusa nabo mugaragaza ko atamukunda yikundira Cece aho naho rero abakoranaga na Gugu barimo Peter umuzamu kwa ba Afia niwe wagiye mu kazi cyangwa se mu kiraka cyo kwica Gugu uretse ko atanapfuye ahubwo bamugiye kumujugunya ahantu bituma Toni wa mukobwa wanjye amusanga ahantu yabaga mu kiraro cy'ingurube urwo n'urukundo byazatangaza rero nyuma bigaragaye ko Gugu yanze Toni n'uburyo Toni amukunda nicyo cyakiro cy'urukundo nagiye ngarukaho harimo abantu benshi bagiye bakundana ntabwo urukundo rwabo rwakomeje cyangwa se ngo rugire intego ntabwo filime irarangira iracyakomeza. Nkurikije uburyo murimo gusesengura ikiro cy'urukundo ndi kumva mushobora kuba mumeze nk'abantu bakina ibintu bidashoboka ni gute umuntu w'umukozi wari umuzamu yaje gukundana n'uriya mukobwa ufite company ese ni gute nanone Toni nk'uko mubivuze yataye umuryango atahantu heza asanga n'ubundi Gugu mu kiro cy'ingurube ibyo bintu burasa amakabya nkuru ibyo bintu byashoboka bibaho ntabwo ari amakabya nkuru ni naho ikiriyo ijambo inyito ikiro cy'urukundo ishingiye umukobwa Toni afite umuryango mwiza ukomeye afite ahantu heza baheza ariko yahisemo usanga Gugu yari umukozi wabo mu rugo umukozi wo mu rugo uramuzi uko abameze ariko aza gukundana n'umukobwa waho mu rugo ari we Toni. Gugu rero bamaze gushaka kujya kumwica bamujugunye mu gihuru yigira ahantu kubana n'ingurube. Toni rero amenye ko ariyo amusangayo babanayo kwa Toni iwabo mu rugo ni umukobwa wanjye ariko ntabwo abiwabo nyina yiyahuye abakimara kumubyara uriya mwana arerwa na Shasta ubu ni yari Shastine yibera kwa Shastine niwe umurera aho rero niho Peter yari yarabonye niho Gugu yari yarabonye akazi kugira ngo akore nk'umukozi wo mu rugo. Icyo nishatse kwibaza ibyo bintu uko byashobora bibaho urukundo ni impumyi urukundo ni impumyi hari n'indirimbo y'umuhanzi sinibuka ni banza ari Makoni Koshwa
yavuze ati ngo niba wakunze ngo niba umukunze mutware ngo no hasi araharyama urumva ko rero buriya birano ni ukuri aba ari ukuri urukundo ni urukundo burya nubwo bavuga ngo akenshi bakunda kuvuga ngo abakobwa ngo bakunda amafaranga bakunda iki ariko hari igihe urukundo ruza ukumva umuntu umwimariyemo ntunarebe iby'amafaranga ukumva wishakira wa muntu ni nabyo byabaye rero kuri Tony na Gugu. Gerageza udufashe nk'umubyeyi mu myaka yanyu mufite uko biri kose ntago ari mikeya ibyo bintu hari aho mwigeze mubibonaho umuntu ata icyubahiro cye kubera urukundo agasanga uri ukiye bugufi cyane munsi we cyane ku buryo bugaragara? Biraba cyane ni naho uzasanga abantu benshi bavuga bati naje gushaka umugabo sinaje gushaka inzu kuko n'ubundi wacu inzu nabagamo yabagamo isima yari iriho amabati ariko icyanzanye hano ni umugabo bivuze ngo aha ni akayandirimbo nari maze kukubwira ngo niba umukunze mutware ngo no hasi araharyama. Byigeze bikubaho? Oya ntabwo byambayeho ariko sinavuga none ngo twashakanye ingo zacu zanganyaga ubushobozi sibyo se? Yego. Sinavuga ngo iwabo wa madamu iwabo iwacu ngo twanganyaga ubushobozi bye byose ari urugo rwa rutagurundi ariko ntibyatumye tutabana. Tujya tubona muri buno buzima busanzwe ugasanga nibo umuntu ari umukire afite umukozi akoresha ugasanga amufata nabi ugasanga nta nubwo bavuga rumwe. Ese ni nacyo kintu nshingira mvuga nti ntabwo byashobora ko umuntu uyoboye kampani yagira n'ubucuti bwihariye hamwe n'umuntu wari umuzamu n'umukozi wo hasi. Sinzi niba urakoze cyane icyo kintu uvuze ni nacyo kintu cyiza ni nayo mikorere myiza. Burya iyo umuntu umukoresha ntakwicire imirimo ntakwicira akazi yakagombye kuba kuko nk'umwana wawe. Niba ufite umukozi wo mu rugo akaba gukorera ibintu byose neza nta mpamvu mutandukanye buriya nawe n'umwana wawe aba ari umwana wawe. Ni nayo mpamvu uzabona bamwe iyo bakoranye neza akamara imyaka myinshi baramushingira bakamushakira umugabo cyangwa se bakamushakira umugore kubera ko bari umwana baba barakunze mu rugo bakamufata nk'abandi bana mu rugo. Ni nayo mpamvu uzabona bamwe banicarana ku meza bagasangira n'abakozi babo ku meza nta kibazo kirimo gusangira n'umukozi ku meza kuko n'ubundi niba wabiteguye. Babandi rero nibo ngaya nkabwira n'abakunzi baba b'Ikirenga TV nyabuneka bo muzajya mubabona mujye mubagaya nta mukoresha ndavuga mu rugo ushobora gufata umukozi wo mu rugo nka mayibobo urumva umuntu agusigaranira abana wagiye mu kazi agasigarana abana bawe akabagaburira akagutekera ukazagaburira akagufurira akagukorera byose kugira ngo nawe uzabone uko unoza ka kazi uhemberwa. Nawe ugomba kumufata neza kuko ari utuma inshingano zawe uzuzuza neza. Bityo rero kuvuga ngo urahageze ngo uri kubona abashitsi ngo nikigiye mu gikari ngo nikivaho ngaho ngo nikegera ameza igihe cyo gufungura kigeze ntabwo ari byiza. Niba wabiteguye nta mpamvu yo kumuheza ku meza agomba gusangira n'abandi bana ko nawe ari umwana mu bandi. Tugiye ku bakozi rero biriya bya Cece na Gugu nabyo ndabyemera kuko Gugu yari umukozi mwiza bituma Cece amukunda kandi umukoresha mwiza koko akunda umukozi utamwicira akazi cyane nka bari bakora muri company. Ntushobora kuza ngo irike company umwegurira umutima we yamwegurira umutima n'ikimenyimenyi muri iyi minsi yagiye mu ruzinduko i Burundi ariko company yayisigiye Gugu asigara yiyobora. Byabiro ndimo gutegeza ko bishobora kuba bidashoboka. Ibyo nibyo birabaho birashoboka iyo umukoresha wawe umukorera neza ukamwereka ukuri arakwizera nawe ukamwizera mukabumwe. Dukurikije ubunararibonye mufite ese koko kuko mwanyuze ahantu henshi navuze ko nubwo bwose mutari bakuru cyane ariko bisa kose hari ingoma nyinshi maze kubonaho kandi mwananyuze n'ahantu hagiye hatandukanye. Ibyo bintu ntabwo byarigeze kukubaho? Jewe ntabwo byambayeho ariko nganye wenda ku bijyanye n'ubuzamu nanjye agana muri za 1997 98 nakunzwe n'umukoresha wanjye ku buryo budasanzwe. Duhamya kugira ngo abakunzi b'Ikirenga badakomeza kugira urujijo ko bira bintu ari amakabya nkora. Bakunzi b'Ikirenga uko mu nkurikirana hano ibyo mvuga ntabwo mbeshya. Engineer Ntawangake Paul igihe cy'abacengeza umutekano mu cyuri hano mu ntara y'Amajyaruguru ngiye nagiye mu mujyi wa Kigali kubera umutekano muke nari mpunze kunga ni umutekano muke waterwaga n'abacengezi. Ngeze mu mujyi wa Kigali umuntu amakazi
kuri chantier ye angira umuzamu, ariko uburyo namukoreraga, uburyo namucungiraga ibikoresho, nagiye nzamura bigira naho nanjye nabaye uhagarariye abakozi bose kuri chantier. Igihe yabaga adahari ninjye wabaga uyoboye abakoze kuri chantier, kandi ntabwo nize ubwubatsi. Byabintu ushobora gusanga ari byo rwose byambayeho. Na n'ubu ngubu iyo ni inshuti kuko navuye muri company ye ngiye mu kandi kazi, ariko ntabwo nigeze gira nawe ikibazo muri company ye, kugeza na n'ubu ngubu nta kibazo mfitanye nawe. Iyo ubanye n'umukoresha wawe neza rero nawe arakwizera kandi ntagira icyo aguhisha. Reka dusubire noneho ku buryo wowe ukina muri filime Ikiro cy'urukundo. Ubu ngubu Ndanda yakunze kugaragarwaho cyane nk'umugabo usa naho aca inyuma umugore we akajya mu twana dutoya. Ubundi hari uguca inyuma ukajya mu bo mungana, noneho ni ukujya mu twana tukiri dutoya. Hanyuma y'ibyo ngibyo noneho ugerekaho no guta abana bagiye ubyara bamwe na bamwe bawe, ukabatererana ugasa naho ubaye umubyeyi gitoya. Ahubwo nkajya gufata n'ibyo twabasigiye, ibyo nabasizemo na nyina kitaba Imana, nabyo ngashaka kubibakuramo ngo nabyo mbigurisha nako kavuge. Iyo waranje kukavuga ntabwo nagasubiramo. Icyo kintu bira bintu ukina koko iyo bikina ntabwo TV rero reka mbabwire mumbabarire rwose, ntabwo ari ngewe bibaho, ntabwo mbikora koko, ariko nkina ibyo abandi bakora. Ikintu by'abandi bakora ari ugugira ngo dutange isomo, bira bintu abantu babireke, ntabwo ari byiza. Ntabwo ari biriya byo guca inyuma uwo mwashakanye, none ukajya no mu bana batoya. Mu bana batoya umuntu w'umubyeyi nkanjye ninjye wakagombye kugira inama bariya bana, ariko ni ngewe bashuka. Mbashukisha iki? Amafaranga nyakura hehe? Njya kugurisha umutungo wo mu rugo, kawugurisha uwo twashakanye atabizi, kawugurisha abana nabyaye batabizi, yewe n'imfubyi nasize ku ntebe y'ingwe nkaba nshaka kugurisha ibyo basigaranye nyuma y'urupfu rwa nyina ubabyara. Bivuze ngo rero ababyeyi bafite imico nk'iyo, bakunze Ikirenga, namwe mujye mubagira inama. Buriya ngewe mba nashizeho itafari ryanjye, namwe mushyire ryanyu. Buriya ngewe ukurikiye Ikiro cy'urukundo, uburyo tugikina ntimuzumve ko ari ngewe, oya ntabwo ari ngewe, ariko mba ndi gukina ababikora. Ni naki kibazo ngiye guhita nkubaza, nibira bintu ukina abana bawe cyangwa se mu madamu wawe ntabwo abibona nabi? Oya ntabwo abibona nabi, keretse azi ko mbikora. Keretse azi ko mbikora akavuga ati bya bintu ukina urikina. Oya abana banjye bakunda kureba filime, barayireba Ikiro cy'urukundo, madamu arayireba, bakumva bibashimishije, kubera ko hari amasomo mba ndi gutanga nk'uko ndi kubivuga. Sinjye ubikora, ahubwo mba ndi kwigisha abantu babikora. Mwewe mubikora mu byihorere. Gusa nanone Ndanda mu filime Ikiro cy'urukundo ntabwo yoroshye cyane, ko ejo bundi episode yerutse gusohoka nabonye ibintu wakoreye Jamali. Bira bintu wamukoreye rwose, kandi nawe mbona ari umusore uhagazeho, nawe ugerageza kugira agafaranga, kandi uko bigaragara we kari gusa naho kajya gushirana. Buriya rero buriya umugabo ni uwihagararaho. Jamali andusha amafaranga nibyo, ariko nasanze arimo atereta umukobwa nkunda gutereta. Nihagazeho uriya Jamali ansumbye amafaranga, ariko nihagazeho kugira ngo mwereke ko musumbye amafaranga, nahise mwirukana. Yewe n'ikimenyimenyi n'uriya mukobwa Kelia yahise abwira Jamali ngo naceceke, nahaguruke ngewe nicare, kandi yaragutse ndicara. Kandi ariko nawe nabonye mama James amumereye nabi. Nawe mama James nyine bazabyenga iminyagara, kuko amaze kumenya ko ari we umumariye umutungo, amaze kumenya ko ari unonze urugo, kubera ko nigeze gutaha nasinze, ndota ndi kuvuga Kelia na Kelia na mugenzi we. Noneho mama James ati se burya abo nibo uba wararanye nabo ukazuka. Buriya yamaze kumumenya uwo ari we, asigaye amuhigira ku Kara no ku Kanono. Aha azamufatira niwe ni patana roki. Sasa murabyumva turi kumwe n'umusaza w'inararibonye, umusaza rwose arimo gusobanura ibintu kandi nkagerageza kubyumva neza. Nizeye ko nawe dukurikiye wanyuzwe. Niyo mpamvu tugusaba kugira ngo ujye hara muri comment icyo ushaka kumubaza ukimubaze, azakireba. Tuzagaruka no ku Ikirenga TV turimo tubiganiraho ibitekerezo mwagiye muduha. Hanyuma rero nanone ndagira ngo twigarukire kuri Ndanda ubundi mu buzima busanzwe ni muntu ki? Ngewe Ndanda mu buzima busanzwe nk'uko nababwiye ko nitwa Setora Janvier,
ndi umubyeyi w'abana 5, nkaba mfite umugore n'abana 5 nyine, harimo abahungu 2 n'abakobwa 3. Nkaba ndi umunyamakuru, ikinyamakuru cyandika kuri internet cyangwa se kuri murandasi cyitwa Valley News ndetse na Rwanda yacu.com. Hagati aho mbere yaho nabanje kuba umunyamakuru muri Orinfor ndetse no muri RBA, hanyuma nkuko bigenda bihinduka mu mibereho ya buri munsi ya muntu, guhindura CV bigenda bibaho, umuntu akava mu kazi kamwe akajya mu kandi, wasanga no muri Valley News nazahaguma cyangwa se muri Rwanda yacu nkajya mu bindi, kuko no muri Orinfor na RBA so nahereye nakoze no mu zindi nzego z'ubutabera, nabaye IPG, mba OPG, mba n'umushinjacyaha. Ibyo byose ni CV umuntu agenda yubaka mu mateka ye muri iyi si ya nyagasani tuba turiho, mbere yuko tuyivaho ngo tujye aho tugomba kujya niba koko habaho. Ntabwo woroshe koko, ntabwo woroshe kabisa. Nuko mu buzima busanzwe nuko meze, niko mbaho, nicyo nkora, ibyo nakoze nabyo nibyo ngibyo nakubwiye. Mbo ndagira ngo ubashe kukunsobanura neza, kuba wandika mu kinyamakuru no kubuzana filime, ibyo bintu ntabwo bigoye? Ntabwo bigoye kubera ko kwandika ni impano umuntu aba afite, yewe na filime ni impano. Impano rero iyo uyibitsemo ubu kwiyemukira, unahemukira n'abandi bakagombye kureba bya bihangano byawe, bakagombye kumva bya bihangano byawe. Nivuga ngo iyo nanditse nta nkuru yanjye nimwe nandika ngo itagira abasomyi benshi bahagije, kuko benshi bakunda kumva cyangwa se gusoma inkuru zanjye. Noneho filime nanone mu kiro cy'urukundo, nzi ko hari abantu benshi bakunda gukurikira ikiro cy'urukundo, ahubwo reka nambashimire cyane bayisaruriti, kuko njya mbona comment zabo nkabona ari nziza cyane. Icyo rero warumbaje cyo kuvuga ngo se ntabwo kimwe kibangamira ikindi, ntabwo bishoboka. Ntabwo kwandika mu kinyamakuru byabangamira filime, nta nubwo filime yabangamira ikinyamakuru. Nk'ubu ngubu ndi hano, ariko inkuru namaze gukora zigera kuri 3 kandi zasohotse ku rubuga, kuri website. Ibi nabyo biraza gusohoka kuri Ikirenga TV. Yego, urumva nta cyabangamiye ikindi. Ndava muri ibi n'ubundi njye kwandika, mve muri ibyo njye mu kiro cy'urukundo, nta na kimwe gishobora kubangamira ikindi, ahubwo biruzuzanya. Yego. Ndanda cyangwa se Setora Janvier ni umuntu w'inararibonye nk'uko mumaze kubyiyumvira. Hanyuma rero tujye kugaruka n'ubundi ku buzima busanzwe, ariko n'ubundi ibyo twumvise mu kiro cy'urukundo tujye gufata nk'ari ubuzima busanzwe. Hari ikintu tumaze kuvugaho cyo gusponsoringa, umusponsor cyangwa se umuntu w'umusaza usanga afasha agakobwa gatoya, cyangwa se umuntu w'umukecuru ugasanga yafashaga umusore ukiri mutoya, akagira ibyo amuha n'undi akagira ibyo amuha. Reka dusesengure ino ngingo kuko ni ibintu byeze muri no minsi. Bundi mubibona gute mwebwe? Ni ibintu bimaze gufata indi sura, ari nabyo twifashishije Ikirenga TV ndetse n'ira filime Ikiro cy'urukundo, ibyo bintu tubirwanya. Kuko urabona umusaza w'imyaka 70-80 aravugana n'umwana w'imyaka 15, 14, 13. Ukabona umukecuru w'imyaka 70 haravugana n'umuhungu w'imyaka 14, 15. Njya numva ujye wumva mu runana hari umwana w'umunyeshuri ukunda gushukwa na muganga Cedric nuriya muganga. Uriya muganga urumva afite imyaka myinshi. Cedric ni umwana yiga muri primaire, ngira ngo ni imyaka 10. Urumva aramushuka. Bariya nabo ibyo bakina mu runana ntabwo uriya muganga bikora, ahubwo arimo aravuga, arabwira abantu babikora. Abo ni nabo twamagana rero. Umukecuru tushobora kumubwira ngo umukecuru waramutse, akubwira ngo umukecuru ni nyuko. Uranyita umukecuru warambyaye. Yego. Uranyita umukecuru narakubyaye. Ahubwo none agahindukira akavuga ati umwana wanjye wino twisohokanire, ukabona umukecuru imyaka 80 asohokanye n'umuhungu imyaka 15. None se byabitwa, ukabona umusaza ungana na Ndanda asohokanye na Keria w'imyaka 20. None se byabitwaye iki? Aramutse amumenyera ibimugomba, none akamumenyera ibimugomba ko oya, ibyo ni ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge burya ibiyobyabwenge ntabwo ari kanyanga, si n'urumogi. Burya n'abasaza ni ibiyobyabwenge, n'abakecuru ni ibiyobyabwenge. Kuko niba ndi umusaza nkaba nshuka umwana mutoya, ndimo ndamuyobya ubwenge kubera ko ndi kumuha amafaranga, cyabindi wise ngo ni inkunga, kumutera inkunga. Ndayobya ubwenge bwe kugira ngo umucishe mu nzira atakagombye kunyuramo, kandi nakagombye kumuhana nk'umubyeyi.
uriya mukecuru ujyana umwana ahantu Cedric akamujyana ahantu ngo agiye kumugurira inkoko aramwica mu bwonko. Uriya mukecuru nawe uriya muganga ni ikiyobyabwenge. Ingaruka zo ku muntu mukuru, ingaruka rero zo ku muntu mutoya, izo ni ingaruka ku Rwanda rw'ejo. Harimo arica u Rwanda. Buriya aho tugana twebwe turimo turavamo, turabyina tuvamo, aho dushinguye ikirenge aba bana nibo bagombye kugishinga. Niba numvise neza ku muntu ukiri mutoya, ingaruka ya mbere ni uko ubwenge bwiwe basa naho babudroze, hanyuma bamaze kumwica. Yego, buriya Cedric yamaze gupfa, byararangiye. Buriya ntabwo akiri umwana ushobora kugira icyo azamara iki gihugu. Ndavuga umeze nka Cedric, kuko Cedric urimo hariya mu runana ni isomo batanga. Niba ari Cedric ukurikiye Ikirenga TV numve ko ari we tuvuga, ahubwo turavuga uriya Cedric bakina mu runana. Biriya ni nkuko natwe dukina mu kiro cy'urukundo, ibyo dukina ntabwo ari byo dukora. Nuriya Cedric na muganga ibyo bakina ntabwo ari byo bakora, ahubwo ni ukwamagana abakora nka biriya. Hari ikintu nshaka kugarukaho mu by'ukuri, niba mbashe kumva neza, ku bantu bakiri batoya bituma ubwenge bwabo bisa naho ikintu kibaye nk'ikiyobyabwenge muri bo. Ndashaka kugira ngo ugaruke noneho ku ngaruka z'uwo mukecuru, z'uwo musaza utakaza amafaranga muri bari abana. Urakoze, ntabwo nari nakarangije wenda gusobanura ingaruka ziri kuri bariya bana. Bariya bana nibo Rwanda rw'ejo, nibyo namaze kukubwira. Nuvuga ngo bariya bana iyo ushukuriye mwana uba ubusenya igihugu, kuko nibo Rwanda rw'ejo nk'uko nari nabivuze. Turashingura Ikirenga ahantu ariho bagishinga. Ntabwo rero twagagombye gushingura ikirenge tubica, ahubwo twagagombye gushingura ikirenge tubaha umwanya wo gukora. Ikindi ku ruhande rw'ababashuka, ndavuga wa mukecuru na wa musaza, nabo hari ugutakaza icyubahiro muri bo, hari no gutakaza icyizere muri bo n'imiryango yabo, ndetse no gutakaza umutungo. Kuko iyo bagiye batangana menshi, batangana menshi. Urebye nk'amafaranga ndanda amaze gutanga, nkaba ngiye kugurisha inzu yanjye nkajya ku ntebe y'ingwe, yewe no ku ntebe y'ingwe nkaba ndi gushakisha uburyo barabana nahabirukana, ndimo ndica umuryango, kandi ngana muri biriya bitamesha agaciro, ahubwo ndi gusenya igihugu, kubera ko ndi gusenya abana. Igihugu cyagagombye kuzakenera mu minsi iri imbere ejo hazaza. Hari rwose ukina uri umubyeyi gito pe, gufata abana bawe wibyariye ukajya kugurisha n'utwo basigaranye, na mama wabo yarapfuye ntiwamushyingura, usubira yashize imyaka 20. Umubyeyi nkawe kweri. Hariya ndakina nyine, nibyo navuze, ntabwo ari njye. Nyabuneka bandeba ku Kirenga TV mutagira ngo ni njyewe, ahubwo mba ndi gukina ibyo abandi bakora. Niyo mpamvu mbyamaganiye hano ku Kirenga TV, kugira namwe muzambere abahamya, ndetse muzanamfashe mu rwanya abantu nka bariya. Kuki bagwisemo baguhiriye role? Nuko bumvaga ibisabwa ndabyujuje. Ndi mukuru kandi bashakaga umuntu urengeje imyaka 50 ugomba gukina iriya role. Kandi nge nari nyirengeje muri iriya filime Ikiriyo cy'urukundo. Ninge mukuru urimo. Ubugiye ku ntebe y'ingoro, ubugiye kubamba. Noneho ikindi nanone nkaba nsanzwe nzi ku ntebe y'ingwa hariho. Hano muri uyu mujyi naho nkaba mpazi. Yewe nkaba ni n'umuntu usobanukiye ibijyanye n'amategeko, ku buryo nshobora kuvuga ni aba bana, umuntu yemukiye aba bana ahanwa gutya, ufashwe asambanya umwana, yaba umuhungu yaba umukobwa, ahanwa gutya. Niyo mpamvu iriya role bayimpaye, kandi nkayikina nyifiringa kumva nta kibazo inteye. Ariko ndandateye nabi kubona harimo n'umugabo bita papa teta, ndandutumva n'inama z'abandi bagabo kweri. Nyine nibo babagabo nakubwiye, nyine babasaza bameze gutyo. Kubakura kwizima ntibishoboka. Bafite amafaranga, bafite ibyangombwa bya burundu by'ubutaka, nabyo babishukisha abanereka. Cyecuru akakubwira ati mwana wanjye iwanyu mubayeho nabi, waje tukibanira muri iriya etaje yanjye, ko n'imfu zayisigarana. Erega umuhungu akabagiye atyo. Icyo gihe rero uriya ntabwo ari umubyeyi mwiza, uriya ni umubyeyi gito. Nubwo twavuye kuri filime Ikiriyo cy'urukundo, ndashaka kugira nkubaze, biriya bintu ukina mu buzima busanzwe nta bantu mujya muhura mu nzira bakakwibazaho bitewe n'iriya role ko isa naho ikomeye? Oya, iyo duhuye ubwo barambwira bati kuraje, urimo uratanga amasomo meza, urimo urigisha abantu. Ati abantu bakurikira iriya filime, hari abantu benshi batekereza bameze gutyo, kandi nubikora
n'ubikora kubera ko iyo akurikiye nk'ikirenga TV ndi gusobanurira ibi ngibi ngira ngo aricyo ari busigarane akavuga ati ibintu nkora ntabwo ari byo, reka mbireke, kuko twese abakora nka biriya tubagaye kandi abemera kunkurikira, abemera ko ibyo mvuga ari ukuri, mbahaye isarubiti. Murakoze. Yes, mwibutse ko uramutse ukeneye icyo kunywa n'icyo kurya ndetse n'uburyamo bwiza n'ahandi hantu wabisanga uretse kuri hoteli nziza iri mu karere ka Musanze mu mahumbezi rwose y'ibirunga, ni mu Kizungu ku muhanda w'amapave ujya kuri Ines Ruhengeri, bayita Town Hotel Auberge ikaze. Turimo kuganira rero n'umugabo bita Ndanda, ariko amazina ye by'umwihariko yitwa Setora Janvier, akaba ari umusaza w'inararibonye twabazana no ku Kirenga kugira ngo adufashe gusesengura ku buzima bwa buri munsi tugenda duhura nabwo. Hanyuma reka nze nkubaze, wavuze yuko uri umunyamakuru, n'aka kantu kaba karagutonze urimo gukorera kuri Orenfort? Akantu katonze ndi gukora kuri Orenfort, buriya rero hari igihe umuntu yinjira mu kazi atakamenyereye. Ninjiye muri Orenfort muri 2009 mvuye mu bushinjacyaha muri parike. Nari mvuye mu bushinjacyaha muri parike. Umushinjacyaha urumva icyo ari cyo, nyine nari nshinjwe gushinja ibyaha. Ntangira itangazamakuru, inkuru ya mbere nakoze ndibuka ko umuyobozi witwa Karangwa Javis yarambwira ati Setora iriya nkuru bayikoze nkuru guca urubanza. Bayikoze nkuru guca urubanza kuko ni inkuru ya mbere nakoze, ni umwana w'umukobwa nanone w'umunyeshuri, ni bya bindi ngarukaho, wigaga mu ishuri ntashatse kuvuga, riri hano mu ntara y'Amajyaruguru, wari ufungiye kuri sitasiyo ya Busogo, wari wabyaye umwana aramwica. Mu gukora inkuru ndavuga ngo uwo runiga mpinja rukaraba nkaba nyakwihekura. Inkuru niko nayisomye, uwo runiga mpinja rukaraba nkaba nyakwihekura, aramutse hamwe n'icyaha yahanishwe igifungo kingana gutya. Barahamagara bati iyi ni watukanye waciye n'urubanza, wemeye ko ari runiga mpinja nyakwihekura rukaraba nkaba, kandi urukiko turamwemeza icyaha. Ugeze hasi uravuga ngo aramutse hamwe n'icyaha, urumva ko nawe wari utaramenya ko icyaha yagikoze. Wamwise nyakwihekura gute? Runiga mpinja rukaraba nkaba. Bataka akantu gakuremo, ngakuramo ako kantu niko kantonze bwa mbere. Muramwumva rwose, ni umusaza ufite ubunararibonye, kandi rwose binatubwira ni ukuri kuzima. Hanyuma reka twikomeza mu buzima busanzwe, ubundi ufasha abantu kumenya n'amateka. Umuzungu wa mbere yabarageze mu Rwanda ryari? Ubundi umuzungu wa mbere yageze mu Rwanda mu 1894 yitwaga Von Gotzen. Yaje agenzwa no kumenya cyangwa se kureba Nili aho ituruka, isoko ya Nili. Hari n'abantu batazi ngo isoko ya Nili ituruka hehe, usanga nawe urukumbaza utahazi. Iturukaga nawo ni umugezi wa Mwogo. Umugezi wa Mwogo ku Gikongoro ni isoko ya Nili iri. Ubwo ni Mwogo igenda ikamanuka icyura muri Nyabarongo igahura na Mukungwa bigakomeza bigahura na Rusizi, bikabyara Akanyaru kakamanuka kakagera mu Kagera, bigakomeza bikabyara Nili. Ubwo rero uwo muzungu wa mbere ni Von Gotzen, yaje muri uwo mwaka nakubwiye 1894 cyangwa se 1894, yakirwa n'umuzungu Rwabugiri, amwakirira Ikageyo, ni mu karere ka Ngororero. Ubwo nyine bakomezaga bagana. Umwami wamwakiriye abarinde ndishko ari Rwabugiri, niba atari Kigeri, ni Kigeri wamwakiriye. Noneho bakomeza nyine bava za Ngororero bagana iyo za Mwogo kureba isoko ya Nili ituruka. Yaje gukurikirwa n'umuzungu witwa Oscar Bowman, nawe yabagenzwaga bose ni ntamateka babaga barimo gushakisha, ariko urumva ko baje mbere y'umwaduko w'abazungu, kuko umwaduko w'abazungu nyirizina wabaye mu 1900 ubwo abazungu bazanaga mu Rwanda barimo abakomisiyoneri, barimo n'abapadiri baze gushinga amadini na kiliziya. Rwose ndumva hari abantu benshi badukurikira no muri komenti batari bazi aya mateka meza y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Hanyuma hari ikindi kintu ndi kugira ngo tuze kuganiraho, ubundi Setora Janvier, ni iki kintu cyaba cyarakubaho mu buzima ku buryo uvuga ngo kino kintu rwose uwansubiza inyuma iri kosa ntago nakongera kurikora? Ikintu cyaba cyarambayeho mu buzima nuko nyiri umupolisi
nkiri umupolisi nihaye ikibari subiyeyo ndabihanirwa ndabifungirwa ndongera ndakiha bityo binteranya n'umuyobozi wa polisi bituma nsezera muri polisi y'icyo wansubiza muri polisi ibyo kosa none nakongera kurikora isomo iryo somo nararifashe isomo byansigiye nuko amapeti nagagombye kuba nambaye uyu munsi mbona abandi bayambaye kandi nanjye nagagombye kuba nyambaye icyo gihe rero nubwo ubuzima bwanjye butahagaze ariko mfite icyo nagombaga kuba naragezeho ntagezeho bikasa n'ibinsubije inyuma mu ntumbero nari mfite icyo kosa wansubije mu gipolisi ntabwo nakongera kurikora ubwo ndigisha n'abandi bapolisi bakirimo bakurikira Ikirenga TV niba uri mu kazi kawe hamamo akayandirimbo y'abarokore ngo niba uri muri Yesu gumamo niba uri no mu kazi neza gumamo yes ariko wakoze amabara akomeye cyane cyane pe n'umuntu akora amabara atari we urabona ngewe nari ntuye inangaha ariko nkorera Icyangugu umurenge wa Bweyeye maze imyaka 2 ntagera mu rugo hari n'igihe n'urwego ukorera rushobora gutuma ukora nabi inshingano zawe nawe ushobora kumara imyaka 2 uri mu Rwanda utagera imuhira ufite umuryango ngo wumve unyuzwe utari no hafi yaho n'icyo gihe nta telefone zawe zakabayeho ngo mbe nanahamagara ntazo twandikishaga no gutuma iposita kuva Bweyeye kaza kameme gutuma iposita nayo yari indi ntambara ikomeye byari bigoye fata umwanya rero wo kuvira Bweyeye ntaye cyangwa kandi ubwo namaze iminsi 2 ngenda mu Kivu mu Kivu no gusubirayo iba indibiri niho gufatwa kwanje byaturutse kubera kuba kure gutinda mu nzira no gufatwa byaturutse bityo rero n'abayobozi bajye borohereza abantu niba umuntu ari mu kazi bamufashe kugira bafashe n'umuryango we akore hafi yaho umuryango ushobora kugira ububasha bwo kumubona vuba cyangwa se kubona umuryango we vuba icyo nicyo cyanteranije n'urwo rwego reka twikomeze mu buzima busanzwe ni iki gishobora gutuma utandukana n'umugore wawe wishakiye ukavuga uti noneho aho bigeze ndarekuye njye ku bwanjye amakosa abaho ntawe udakosa umugore ashobora gukosa umugabo agakosa ariko igisubizo cyiza kuba mwashakanye si ugutandukana ntawe hano ku Kirenga TV nshishikariza gutandukana n'uwo yashakanye nawe kuko ngewe ikintu cya mbere umuntu akora kubashakanye ni ukubigisha bakongera bagasubirana nta kosa na rimwe uwo mwashakanye yakora utamubabarira none kuki muri no minsi ya none uri gusanga ingo nyinshi z'iki gihe zirimo gutandukana ukabona ni ibintu bisanzwe umuntu agatandukana n'umugabo wa mbere agatandukana n'uwa kabiri umugabo agatandukana n'umugore wa mbere agatandukana n'uwa kabiri n'uwa gatatu akumva ni ibintu bisanzwe ukabona no mu buzima nta n'ikintu bimutwaye kuki ibyo bintu bihari abo rero sinzi niba ari bose ariko ariyo mpamvu imwe ariko impamvu ziratandukanye harushaho gutandukana n'uwo bashakanye ku mpamvu imwe cyangwa iyindi ariko abenshi batandukana kubera uburyo bagiye bashakanamo bakaba barashakanye babikuye ku mbuga nkoranyambaga abenshi bari gushakana ari uko bahuriye kuri Facebook kuri WhatsApp kuri Instagram zira mbuga nkoranyambaga wabona ifoto y'umuntu ugatangira ukamwandikira bya bintu muzigaye mwita ngo nugucatinga kabiri gatatu ukabuzanya umugore ukazana umugore ku mbuga nkoranyambaga urugo ndakurahiye ntabwo rushobora kurama kera ubundi impamvu abantu babanaga kabone nubwo ayo makosa yabagaho mu rugo ariko bakihanganirana habagaho umuranga ariko nta muranga ukibaho umuranga uriho ubu ni Facebook ni Instagram ni WhatsApp abo nibo baranga ariko mbere umuranga yaragufashaga akakurangira umukobwa wa kwa runaka imiryango ikamenyana mukamyura mu muryango ko washakana n'uyu nguyu kandi koko bigatuma urugo abo bagiye kubaka urugo kuko ruhamye ariko impamvu ziri gutandukanya abantu benshi iki gihe hari abakunda amafaranga hari abakunda ibintu hari n'abakobwa basigaye bajya gushaka ubu ngubu atagamije ko uriya mugabo agiye gushaka babana n'abahungu bajya gushaka batagamije ko bagiye kubana n'uriya mugore agiye gushaka ahubwo agamije kureba uriya mutungo kugira ngo bawugabane umukobwa akavuga ati ngewe musore ndagukunda rwose byasaze sigaye bandikirana mu byongereza ngo I love you so badly
ngo nibyo byasaze ngo so much ibintu nk'ibyo ngibyo akumva kuko mukunda kuko kandi atazi ko intumbero ye tageti ye ari iriya nzu ari iriya modoka ari amasambu uramutungo ari amafaranga afite kuri konti bamara gusezerana ivangamutungo rusange kugira ngo no gutandukana bibeho akamuca inyuma yanabimweretse anabizi bityo rero bagatandukana bagashwana bakahita bagabana akabona icyo yaragamije akakibona n'undi agasigara n'ikindi. Nyaboneka birangoye gusoza iki kiganiro nkuko murimo kubyumva, biragoye kuba umuntu yasoza kino kiganiro kuko ni ikiganiro cyuje ubwenge ndetse n'inyigisho zikomeye cyane. Ariko reka tugusabe utwemerere kuzawongera kwakira ubutumire bwacu none tukasesengura imibanire y'abantu, ubuzima busanzwe, tukabigarukaho byimbitse. Urabona ko biratugoye cyane kuba twavango reka duhagarike, ariko reka ngusabe kugira ngo utange ubutumwa kugira ngo tusoze, hanyuma tuzategura undi munsi tuganire kuri ibyo bintu. Ubutumwa natanga rero ku bakunzi ba Ikirenga TV nabashimira cyane, ariko by'umwihariko nari ngiye kugaruka kuri ako kantu nuko ibi mishakire y'iki gihe nyabuneka iteye ikibazo kuko imanza ziri mu nkiko z'ubutane zikubye inshuro 10 mu myaka 5 yashize. Urumva ni ikibazo gikomeye. Ukorekeje statistique cyangwa se imibare igenda igaragazwa nuko imanza ziri mu nkiko z'ubutane zikubye inshuro 10 mu myaka 5 ishize imanza ziri mu nkiko. Nyabuneka izo manza rero ntabwo ari nziza, mushaka gusenya, ntabwo ari byo abantu bashaka kubaka bakabyara ahungu nakobwa uko baba bari kubyara abazayobora igihugu, kubyarira igihugu. Ikindi rero abakurikiye Ikirenga TV nabashimira cyane kubera ko mwakomeje kudukurikira, ariko nyabuneka kugira ngo mujye mubona amakuru meza bageraho ku gihe, ujye ukora share, ukore comment, hanyuma ukore like ndetse unakore subscribe. Ibindi byose uzajya ubona amakuru yizewe kandi meza aturuka ku Ikirenga TV. Mutibagiye kandi no kujya mukurikirana n'ikiro cy'urukundo kuri IRC Rwanda TV. Murakoze cyane, ndabashimiye. Yes, ndumva byose abivuze. Icyo nakongeraho nibakore subscribe kugira ngo ibintu byose bijye bigenda neza, haba ku Ikirenga TV no kuri IRC TV Rwanda. Ciao ciao, turabakunda ibiganiro byacu byo nakagaruka. Murakoze cyane.